Reka dusangire iri jambo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Gitabo cya Yohana igice cya mbere turatangirira kuva ku murongo wa 43. Turasoma iri jambo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bukeye gaho Yesu ashaka kuja i Galilaya, abona Filipo, aramubwira ati, "Kurikira." Filipo uwo yari uw'i Betsaida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli, aramubwira ati, "Uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi twamubonye." Haleluya! Ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubaza ati, "Mbese Nazareti hari icyiza cyahaturuka?" Ntago mu Buraya ari ahantu ari umujyi gusa, urusaku, stress. Nanjye narubayemo umujyi, ahantu aba ari ama etaje n'ama-etaje afite aho uhumekera. Ariko iyo Mana yo mu ijuru dusenga, niyo Mana mpamya yuko yumva gusenga, iyo Mana ndayihamya yuko yumva gutakamba. Imana yarerebye ibona ndananiwe, ibona stress iranyishe, iravuga ati, "Uyu mwana ko yavukiye ahantu mu giturage, nkaba naramuzanye, umujyi ukaba umunaniye, nzamujyanayo." Iyo Mana yo mu ijuru iramfata, imvana mu mujyi, akazi nari mfite, irambwira ngo kareke, ngo nzaguha kandi. Iranjyana, ngiye kubona mbona ngeze ahantu mu giturage, nkajya byuka, najya nahagarara mu idirishya nkabona ndabona ibiti gusa n'ibyatsi. Ibyo bintu byonyine nari nzi ko nzabigira ndi iwacu mu Rwanda. Nzabona aho ntura, nkabona aho ntura ngatuza, ahandi ubyuka ukumva inyoni. Igihe stress yanyicaga naravuga nti, "Imana, uzambabarire ntekuzuza imyaka 40 nkiri muri ubu buzima." Bwa buzima bwo mu Buraya, iyo umuntu ageze n'undi afite Imana, uragenda ukanywa itabi, uragenda ukanywa inzoga, uragenda ugasambana, bakora ibyaha byose wibwira ngo urimo urashaka ubuzima. Ariko nta kintu na kimwe kitava ku Mana. Ibintu by'ibyaha ntabwo byigera bizana umugisha, ntabwo byigera bizana amahoro. Ushobora kuza hano mu Burayi ugakora ibyaha byose bibaho, ugakorera amafaranga, wazajya kubona ukabona y'amafaranga arayoyotse yose, nta kintu yamajije, ugakora umuryango wawe Satani akawutera, ugakoka ibyo ukose byose. Iyo ufite umuhamagaro w'Imana, iyo ufite cyane ufite umuhamagaro w'Imana, aho ujya hose, haleluya, aho wajya hose Yesu aba yarakuziritse. Cyagihe wamwemeraga, cyagihe wamubwiraga ngo Yesu ndakwemeye, nk'umwami n'umukiza wanjye, aho ujya hose Yesu abagufasha atya, akakureka ukazunguruka. Tujya tuvuga ngo gushira akagozi ka elastique, washaka ukakurura ukagiye, Yesu akakwihorera, arimo arakureba uri mu biganza bye. Washaka ukagiye, Yesu arimo abakureba uri mu biganza bye. Ukikoze ibyo ushaka, ariko hari umunota ugeraho utamwumvira ugapfa. Ariko iyo umwumviye, na ya migisha yose Satani yakwibye, na ya mahirwe yose Satani yakubujije, mbere arayaguha byose, akavuga ngo, "Mwana wanjye, ndanezerewe kuko wanyumvise. Igihe cyose narahuze nguhamagara, erega nagushize mu nda ya mama wawe kugira ngo unkorere, kugira ngo ube urugero." Uwo muryango navuze ngo uvukiremo ko ari kugira ngo ube impamvu yo kunezeza, ube impamvu yo gusubiza amasengesho y'abatazi gusenga, ube impamvu yo gusubiza amasengesho y'ababa mu byaha, ariko hari igihe nabo batakamba bagasenga. Ayo masengesho menshi asubizwa kubera bamwe na bamwe baba imbere y'Imana. Haleluya, haleluya. Hari abantu bavukiye kuba imbere y'Imana. Iyo rero utangiye ukagiye, Yesu abagufite mu kiganza, azi umunsi wavukiyeho n'umunsi uzatahiraho. Ukagiye ugafata ka elastique kagashumi, tujya tuvuga ngo yatuziritse ku ka elastique. Ushobora gukura ukajya ukanywa inzoga zose ukazimana, ukajya ubyuka urimo uraruka, umwuka nabi waraye muri disco, ukongera ukagenda ugasambana, ukiba, ugakora ibintu amahano yose, Yesu arimo arakureba. Ariko igihe cyose agutuma intumwa ikaza ikakubwira ngo ihane, ngo bireke ayo mafaranga y'ubusambanyi byo gukora ibyangwa n'Imana urimo urashaka, ntaho ibiganza byanduye,
ibiganza byuzuye Bibiliya ivuga ngo ibiganza byanyu byuzuyemo amaraso. Ngirashaka ko Imana yashaka ko tuzamura ibiganza hejuru, ibiganza byacu ngo tuzamura ibiganza byera. Ngirashaka ko abagabo bose bazamura bayiramya bayisenga bazamuye ibiganza byera. Abandi kavuga ngo ibiganza byanyu byuzuyemo amaraso, ngo ntago nshobora kumva ngesho ngo ibiganza byanyu byuzuyemo amaraso, ngo ntago nshobora kumva amasengesho yanyu. Ibiganza byanyu byuzuyemo amaraso. Kumena amaraso ntago ari ukwica umuntu gusa, no gutuka umuntu. Hari ahantu Yesu avuga ngo iyo ubwiye umuntu ngo ni ikigoryi, ngo ni kirimarima, ubumwishe, nibyo ubumwishe mo imbere, uzasubirire mu mwana ngo uri kirimarima uzare kuntazakura. Hari ababyeyi bajya babwira abana b'abayo magambo kugeza akuze agize imyaka 20 noneho ryajwi uko yagira akantu gato agomba gukora iforo ryajwi kumva riraje ngo uri kirimarima, ngo uri ikigoryi, ngo ntacyo umaze, ngo ntacyo uzageraho. Ari umubyeyi wamwivaniye mu nzu bimusu. Uwo ngo ni uburyo bwo kumena amaraso. Ibindi nabica nyine bakica mu buryo bwinshi. Iyo umuntu uri umukene, umuntu akakwambura udufaranga twawe kandi wafite byinshi akakwambura. Babacuruzi babandi bagenda bakagurisha, umuntu akaza akagura akeneye ikiro cy'umuceri ukakimugurisha warengejeho 200. Ubu mwishe kuko nicyo icyo kiro cy'umuceri nicyo aba afite cyonyine, abakeneye n'akandi kantu ko kongeraho. Ubu mwishe umwiciye ubuzima. Amahano yose akorerwa mu isi Imana yabona ko kwicira kwicuma. Ayo maraso Imana ivuga ngo ibiganza byanyu byuzuyemo amaraso. Ntabwo ari ukwica abantu gusa n'inkota, ntabwo ari ukwica abantu gusa, ni ibyaha byinshi. Hari ibyaha byinshi imbere y'Imana biba ari kimwe no kwica umuntu. Ariko Imana yavuga ngo abagabo bose barambure ibiganza byera imbere yabo, abagore nabo ibiganza byera imbere y'Imana, kugira ngo ibyo dusabye Imana n'ibiduha Satani akubona akwaca atugirira nabi. Haleluya. Hari abandi bantu bafite ibiganza byanduye bijojobamo imyanda, noneho byaguha n'ikintu by'amadayimoni yose aziritse ku biganza byuzuye mu biganza bye amukoresha n'imyanda, by'amadayimoni yose akagukurikira. Hari abantu bajya bahamagara bari muri Afurika, bagahamagara abantu bo mu mahanga ngo nyoherereze amafaranga. Haleluya. Ayo mafaranga akayakoherereza yayavanye muri drogue, yayavanye yaragombye kwishyiramo kayine muri ntuzaye mwimbere ye mu myanya ye, akayintroduisamo, yarangiza akajya kuyigurisha nko muri priso cyangwa akajya kuyigurisha ahantu hehe, akajya ahantu abantu batajya kwishyira mu myanya y'imbere, akajya kugurisha ku kayine. Cyangwa andi yarayavanye ku mukire umusambanyi akaba ari we ayo mafaranga noneho akayakoherereza. Ngo nyohereze udufaranga two kumfasha. Ayo mafaranga iyo utayasengeye nta kintu akumarira, kuko ni igitambo cyanduye abakozi. Muribuka abandi batanze ayo mafaranga baboherereza, mujye muyafata mbere yuko Western Union cyangwa MoneyGram cyangwa bayaguha, ujye uyasengera ataragera mu ntoki zawe. Ujye uyasengera nkaho wagufashe umuriro waka mu ntoki. Bajye bayaguhereza urimo urasenga mu mutima uti Yesu mwami yeze, mu izina rya Yesu yatwikiza amaraso yawe yera, kuraho imikoshi yose, uho umugisha wayanyohereje mwami, kandi Yesu agirira akamaro mu izina ryawe ryera. Yesu mbisabye nizeye, mujye muyasengera. Hari n'amafaranga asa ari Satana yohereje ati garaga ko zika Imana kasabye ngo bagahe ngo bagafashe. Buretse ndamwereka akagenda akareba yanda yandi itajya mu itigera isenga. Baba niro badasenga nibo birirwa bahamagara muri Afurika ngo ye baba we ngo ni munsengere, ngo ni munsegere business yanjye igende neza. Business yigende neza ni ndaya yirirwa arimo arasaba ngo abagabo benshi bamwinjirire. Business igende neza akora ahantu yirirwa yiba ibyo akagurisha, yirirwa yiba ibyo agomba gucuruza n'ibyo agurisha, arabigurisha akayibikira ngo azayohereza iwabo. Abandi bariba bakiba bagakora ibintu byinshi, none yarangiza agahamagara mu Rwanda ngo ni munsengere bakozi b'Imana. Noneho mwebwe mukamusengera, yarangiza akabohereza y'amafaranga akura mu myanda. Ayo mafaranga mujye muyasengera, kuko niyo y'amafaranga aza yagera mu rugo iwawe mugatongana we n'umugabo wawe, mugatongana n'induru zikavuga mukarwana, mwayagira mu gishoro bigenda bigahomba, kuko ni amafaranga bavuye mu maraso. Amafaranga twe tugita blood money,
iyo ni blood money. Amafaranga y'amaraso ni amafaranga bavuye mu mwanda, amafaranga baherekejwe n'abadayimoni benshi. Tekereza hano mu Burayi hakorerwa ibintu byinshi bishobora kuguha amafaranga, ariko byinshi iyo utize, iyo waje ndaho uje gushaka amafaranga mu kantu kose, hari abantu bahahamutse byagera hano mu Burayi agasara neza, agasara agahinduka ukundi kuntu, ugasanga hano ni ubururu, hano ni umuhondo, hano ngasize namwe nyine mujya mubabona ugasanga amaso yabo yarabirindutse. Nyine tekereza kubuzanya abadayimoni bakwinjiriyemo mu muryango wawe, abandi bakwinjiriyemo mu nshuti, abandi b'ibyaha ukora, warangiza ukaza ukabavanga n'abadayimoni bari hano mu Burayi. Ugasanga umuntu yabaye ikindi kintu, noneho bagashaka amafaranga ariko se nibanda he. Hari na babandi no baza bakubaka etaje, bakaza hari umuntu wigeze kunyeka ngo reba ngo iyi etaje Kigali, ngo iyi etaje ngo umusore wayubatse afite imyaka 27. Basore b'Abanyarwanda besa cyane, umusore agira ngo iyo bageze mu Burayi bacika abazungu babatinganye, bagira ngo barabacika. Udafite Yesu mu mutima ntabwo ushobora gucika abazungu babatinganye. Abasore b'Abanyarwanda baba ari beza cyane ku buryo abazungu babatinganye barababona bagahahamuka. Tekereza uko rero niko bagenera, ugasanga bakoresha bafite amafaranga menshi cyane, hanyuma bakaza bakubaka etaje. Noneho wa mwana w'Imana uri aho ngaho ati koko uyu se ntabwo munsi, uyu se ntiyari umuturanyi wanjye, uyu se nitwiganye, uyu se nitwakoranaga, ntiyahembwaga uduhumbi tungahe kimwe nanjye. Ati reba ukuntu azamuye, none bagahahamuka bose bati dushaka kujya mu Burayi, dushaka kujya mu Burayi kugira ngo muzasige Yesu, uzazane na Yesu, ubane na Yesu, azaguha ibyo abandi batigeze babona. None rero hari n'abandi bavuga ngo kiriya gihugu ntukijyemo, nanjye kira niko najyaga ntekereza, ariko maze kumenya ko Yesu ashoboye, haleluya, maze kumenya ko Yesu ashoboye, namenye ko Yesu yagucisha mu gihugu, byagukiriza mu gihugu, byaguhera amahoro mu gihugu abandi baguyemo. Muvuge ngo Mana dufungurira amarembo, mukureho ibyaha, mukureho amahano, mukureho imitima, wa mutima w'amabara abiri, wa mutima uhora uhindagurikanya, sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda, umutima wabaye umutima w'umukororombya. Umukororombya urawureba bwa mbere ukabona ahari ubururu hari umuhondo uvanga. Abo bantu bafite imitima y'imikororombya. Ibyo bintu ntabwo bishobora gutuma urenga umutaru. Ntabwo Yesu hari ibintu byanga, bene data, hari ibintu byanga. Ibyo bintu ntabwo bishobora gutuma urenga umutaru, urumva? Ariko ndakubwiye ngo niba wowe wiyejeje uzaca kuri frontiere, ibyangombwa byawe bibuzemo kandi bakwihoreye ngo ugendere. Umuntu akureye mu maso ayicwe n'amaso, wigendere ngo uyu munsi ngo ntabwo nshaka stress. Tekereza iyo uri kumwe na Yesu, ugera ahantu barimo baka ibyangombwa, barimo bareba, barimo babwira abantu ngo barihe, abandi ahandi ukajya kwishura akakubwira ngo wabuzeho, wigendere. Ahubwo twiteke umwami wanjye uhabwe icyubahiro. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu ayo masati arimo arabika ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 150 haravuga ngo ibihumeka byose ngo bijye biramya Imana. Iyi nyoni mu gitondo zibyuka ziririmba, amasake arabyuka kabika. Ikintu cya mbere zikora amasake aramya Imana. Buriya zivuga ngo haleluya, zivuga ngo haleluya, ngo ndacyahumeka, ngo ntabwo bantetse, ngo ntabwo banshyize mu safuriya. Mujye mwiga kuramya Imana, muyiramisha ibishoboka byose, uburyo bwose. Uwiteka umwami Yesu uhabwe icyubahiro. Yesu Kristo warakoze kundinda. Reka dukomeze.